bizagufasha. Yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga, Yesu nashimwe, mu gihe cyo gusenga, ubundi yahaye agaciro igihe aravuga ngo mu gihe cyo gusenga. Nukuvuga ngo ibintu byose yaba yabishyize hasi yamaze kubiha gahunda yabyo, noneho yinjiye mu gihe cyo gusenga, mu gihe cyiza cyo gusenga. Amen. Yesu nashimwe. Noneho niba uvuze ngo mu gihe cyiza cyo gusenga, Yesu nashimwe. Ubwo nzaba mvuye mu isi, ngo nibwo nzaba nshoje ibihe byiza byo gusenga. Noneho muri njye yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho y'umuntu. Yesu nashimwe. Amen. Warazamurwa agera kure cyane. Aho tutazi umutima wacu mu gihe cyo gusenga, urazamuka agera kure cyane. Hari ibyo utambuka mu buryo bw'umwuka. Yesu nashimwe. Utambuka ukwezi, ugatambuka n'inyenyeri, ngo wangize ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Bwira mutima wanjye, mutima wanjye, uyu munsi ndakwifuriza kureba Imana. Amen. Komanga ku mutima wibwira uti mutima wanjye, uyu munsi ndakwifuriza kureba Imana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ku mutima wanjye kugira ngo nazacumura ku Uwiteka Imana. Amen. Wabitse iki ku mutima wawe? Wabitse iki ku mutima wawe? Dawidi aravuga ngo nabitse ijambo ku mutima wanjye kugira ngo nazacumura ku Uwiteka Imana nyir'ingabo. Yesu nashimwe. Amen. Noneho umuririmbyi agiye ko ari kuririmba aravuga ngo mu gihe cyo gusenga. Yesu nashimwe. Amen. Ngo mu gihe cyo gusenga ngo umutima uragenda ukazamuka, ariko ntabwo ari buri wese uzamuka. Hazamuka umuntu wishimiwe n'Uwiteka. Amen. Umutima ubanda kumirwa, urazamuka ukarenga ibintu bitandukanye. Ubundi mu magambo, yandi magambo, ntago abantu bagenda mu byogajuru, ntago ubucyogajuru yari yagera ku zuba. Oya. Ariko umutima urabitambuka ushaka kureba Imana. Nukuvuga ngo abantu batagera b'abanyabwenge, umutima urahatambuka ushaka kureba Imana. Amen. Abanyamafaranga batagera, umutima urahatambuka ushaka kureba Imana. Abantu bize imyitozo ya gisirikare, umutima urahatambuka ushaka kureba Imana. Yesu nashimwe. Amen. Babandi bajya bafatira umwanzuro isi, bakavuga ati tugeze akakiko kayobora isi. Aho batagera, umutima urahazamuka uhatambuka ushaka kureba Imana. Yesu nashimwe. Amen. None igice cyanyuma cyavuze ngo kandi nitwibagirwe kuko aho tujya hose gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Twaba tugenda n'amaguru, gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Twaba twaburaye, gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Twaba twambaye ubusa, gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Randi rodiye batwicuza, gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Yesu nashimwe. Baba bakuroga baraye bacuragura ku muryango wawe, gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kuko uri mu gihe cyiza cyo gusenga. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Uno mwanya agaciro gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi umutima wacu hari ibyo utambuka. Iyo ujya kwa perezida, hari bariyeri zigutangira, zimwe zikabanza zikagusaka, bakakwemerera kugenda, bagera kuri bakavuga ati wenda bareba b'inyuma hari ibyo bamusigiye ntiwamenya, hari ibyo yabahishe nawe ukagusaka. Ukajya ku yindi nawe bakagusaka, utambuka bariyeri 6 bagusaka, kwemererwa kujya kwa perezida. Ariko umutima mu gihe cyo gusenga nta kintu kijya kiwutangira, ushiduka uri gukomanga, uhagarara ku rugi ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nta mumarayika ubitambo ujya uhagarika umutima w'umuntu usenga. Yewe n'ibizima bine ntabwo bijya biwuhagarika. Abakuru 24 ntabwo bawuhagarika. Abakarubina basafi ntabwo bawuhagarika. Nta dodani zijya ziwuhagarika, nta hamusi ziwuhagarika. Ndetse ubushyuhe bwo mu kirere ndetse n'ubukonje ntabwo biwuhagarika. Abantu bize aravuga ngo inkuba n'ubushyuhe bwo hasi buhura n'ubwo mu kirere bigaturika. Nta bushyuhe bujya buturikana uwo mutima. Amina. Ntabwo inkuba zijya bizuturikana ushaka kureba Imana Data. Mwevuye kuya umutima wawe ushaka kureba Imana Data. Haleluya, haleluya. Amina. Tugiye kureba ku mugabo umwe wakinguriwe umutima arimo asenga, bamwita Koroneli. Tugiye gusoma ibice byaho 10 byakozwe n'intumwa, duhera ku murongo wa 30. Twumva amakuru y'umuntu wasengaga kandi agakora n'imirimo myiza,
noneho bituma Imana imukingurira, irangije iranamusura, asurwa n'Imana. Uyu uri umunyamasengesho, ubu uri umunyamahirwe wo gusurwa n'Imana, ikagutangira n'ubuhamya. Yesu, ubwiza bw'uko wasenze Imana. Abantu basenze Imana baba bafite ubuhamya Imana ibatangira. Abantu basenze Imana aho gupfira barahakirira. Abantu basenze Imana aho abandi basonze bo baraharira. Umugabo umwe witwa Eliya ngo igihe cyarageze kubera hari yafatiwe yarategekaga, yarahagaze aravuga ati ibyaha bikorerwa hano hari abahanuzi ba Bayali 400 n'abandi bashira 450. None ngiye mfatiye umwanzuro iki gihugu cyose ntiyazagira imvura igwa izamara imyaka 3 n'amezi 6, kandi ikimenyetso ntiyazagira ikime kizaza ku byatsi. Abifatira umwanzuro. Imana ibonye uwo mutima uri muri Dawidi na uri muri Eliya, iri muri Eliya, ngo irangije iramubwira ati kubwo igikorwa cy'ubutwari ukoze genda ugikireti niho uzanywa amazi y'ako kagezi, ngo ndetse nzategeka n'ibikona bigire gute bikuzanira ibyo kurya. Eliya abana n'Imana bwo gusenga ko kubaho Uwiteka. Noneho ngo ako kagezi kamaze gukama, Imana imutegekera ahandi. Yesu, amen. Imutegekera umugore uzamutunga Israfati, aho yagiye akarya akananywa igihe cyose yahamaze. Umunyamasengesho arira abandi badafite ibyo kurya. Umunyamasengesho yambarira abandi bambaye ubusa. Umunyamasengesho aho abandi bapfira barahakirira. Muri Bibiliya yaravuze ngo hari igihe Shitani idukangisha ubuhanga bwawe yagiye yicira mu nzira ikabutondekanya, ikabuti kanaka naramuhitanye nawe ndamuhitana, kanaka nawe naramwishe nawe ndakwica. Ariko Dawidi ngo Goliyati yarayimukangishije, arangira bangundira 10 n'agacumu. Ariko nge nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana nyinga Abisirayeli wasuzuguye. Haleluya. Umunyamasengesho agendera mu ijambo ry'ubutsinzi. Nubwo Goliyati ngo yaramubwiye ngo ndakubagira ibisigo uyu munsi bikurye, ariko arangiza aravuga ngo unteranye 10 n'agacumu, ariko ugenda gutera mu izina ry'Uwiteka. Yesu nashimwe. Amen. Kuko yari umunyamasengesho. Biratubwiye ngo yabanje ajya mu kagezi atoraguramo amabuye. Kagezi mu yandi magambo yabanje kujya gusenga no kwihana, kwitunganya. Imana imwuzureza y'imbaraga, imuhanishurwa ukuntu abibuze kubigenda. Kwa umunyamasengesho. Amen. Komera ku mwuga witwa gusenga. Yesu nashimwe cyane. Amen. Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje. Nta mukiranutsi uzi, nta mwana w'umukiranutsi, nta mukiranutsi wicwanira cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabize. Ntabwo nigeze mubona. Rangije afata umuhungu we witwa Salomo, muragira umurage mwiza, aramubwira ati Salomo mwana wanjye, uzamenye Imana ya so, iyo nakoreraga nawe izajya ukorera. Amuraga umurage mwiza. Reka dusome ijambo ry'Imana kuba umuntu wasenze. Tugiye mu byakozwe n'umwa 10:30 usome ururimi neza aza kudufasha. Ariko ndakubwira mwene data wundi bamwita Mwuka Rutse yabwira ijambo ryiza. Ngewe ngerageza gufata ijambo icyo nize rumvise ntabwo nyapfa kugisiga. Yatubwiye ijambo aravuga ngo kuzura Umwuka Wera, kuzura Umwuka Wera n'impano z'Umwuka Wera biratandukanye. Aratubwira ngo kuzura Umwuka Wera ni ukwihana ibyaha ukareka, uba wuzuye Umwuka Wera, ukareka icyaha n'igisara cyo, uba wuzuye Umwuka Wera. Naho bino byo kuvuga mu ndimi no guhanura no kwerekwa ni impano z'Umwuka Wera. Nuko kuzura Umwuka Wera n'impano z'Umwuka Wera biratandukanye. Yesu nashimwe. Ariko uwo muntu yabifatanyije no gusenga yaruzuye n'Umwuka Wera, umutima we n'ujya utangirwa. Yesu nashimwe. Urazamuka ajya kure, ugatambuka byari byose twaririmbye ushaka kureba Imana. Twagiye Byakozwe n'umwa ibice 10:30. Korneliyo ati, dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye senga amagingo ari ya 9. Nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati, Korneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe,
n'ubuntu bwawe bwibutse imbere y'Imana. Nuko tuma Yopa utumireyo Simoni wahimbwe Petero acumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza tuguje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo Umwami Imana yadutegetse kutubwira. Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Yesu nashimye cyane. Amen. Uno Korneliyo, birivuga ku bya Korneliyo, birivuga kuri Korneliyo ngo yari umugabo w'ingabo z'Italiyana, kandi Korneliyo yari umunyedini, kandi ikindi yari n'umunyamahanga, kuko umuntu wari utari umwisiraheli Bibiliya ivuga ko yari umunyamahanga. Ariko nubwo yari umunyedini yubahaga Imana. Biravuga ngo yubahawe n'abo mu rugo rwe bubahaga Imana, bakoraga imirimo myiza bakubaha Imana. Yari afite gurupe y'abo mu rugo rwe, bari barashoboye umushinga wo kubaha Imana no gukora ibyo gukiranuka no kugira neza ababo. Mari bo mugisha benshi bagira batanga kuri Masentiya. Umugabo niwe bavuze ngo haro birukanye ku rusengero ngo yikoreye bikaba aravuga ngo jya kwa Masentiya ngo ne kuruhuje. Bose abaruka ari bikavubye ngo zaro n'imifuka n'imifariso. Narakomeza kongera. Haraho yari kujya bagahita bamwirukana ariko ati mbere akamusubiza avuye bagira twari. Yesu nashimye. Amen. Korneliyo nawe yerubatse iryo zina. Abantu bose bashaka kugirwa neza bajya kwa Korneliyo. Ndetse hari n'ahantu aho ngaho Petero yari ari Yopa, naho hari umuntu nawe wari uzwi cyane witwaga Tabita, ariko hari n'abamwita Dorokasi. Yari umudozi w'imyenda. Umuntu wese wagiye ikabutura icitse mu kibuno wabwiye ati jya kwa Dorokasi. Umugore ufite igitabo wese bayamuhenga indiwe nk'indirimbo. Ese kubimenye icitse ntabwo kwa Dorokasi hazi, wagiye kwa Dorokasi. Simwe toko zaguhegamiyo wagiye kwa Dorokasi. Ufasha abantu. Mbese kwa Dorokasi mu mujyane byo ntari hakurya. Aho ngaho rero ni naho Petero akunda gucumika muri ibyo bice. Umwuka waguri muri abo bantu w'Imana uramukururaga nawe bigatuma hakura. Yesu nashimwe cyane. Buryo umuntu uri mu mwuka w'Imana, hari umwuka ukururana nabo bigatuma abantu b'Imana bamukunda. Yesu nashimwe cyane. Amen. Rero Petero yakundaga ahantu bita Luda n'ahantu bita Yopa n'ahantu hahanaga imbibi n'ubwo buce ni nka Ganda na Mumwoni cyangwa Nansana na Mumwoni hahana imbibi. Korneliyo rero yarasengaga ari umunyamasengesho bigize umwuga, udafite umutima mubi byinjiyemo. Nje wari umusaza twaganiraga, umusaza w'inshuti yanjye yaje kunsura turaganira, arambwira ngo hari umuntu avuye gusengera ngo umuhanuzi ngo yinjiyemo n'imyuka mibi. None se namubwira umuhanuzi yinjira n'imyuka mibi gute agira abazimu? Arambwira ati se rero atari igihe Imana ibyemera, ahubwo ntabwo Imana yemera ko uwo muhanuzi ajyamo imyuka mibi, ahubwo wasanga hari nk'ibikosa yakoze Imana ikawuvanaho umwuka wayo agaterwa n'imyuka mibi. Yego. Ariko ntabwo umuhanuzi ajyamo abamo n'umwuka mubi. Nubona umuntu wasaze yari umurokore, uzamenye yuko hari ibikorogero yakoze bigatuma Imana imuvanaho umwuka wayo agaterwa n'imyuka mibi. Ntabwo umuntu wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo, ubundi uravuga ngo nakizwe n'umukiza w'ubugingo bwanjye akaza akinjira muri wowe. Yohana ibice cya mbere ku murongo waho wa 12 haravuga ngo bose bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu ubwambira ko umwana wa perezida yarwaye amavunja, wabwira ngo umwana wa perezida yavunitse ngo yavunitse abagenda n'amaguru se arwara amavunja, wavuga se ngo yarwaye imyate? Sabuna se ntabwo ziba zihari, ntabwo n'abantu bashinzwe kumwitaho, bagomba kumwitaho. Umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana wambwira ko yatewe n'umwuka mubi, byaturutse mu zihe nzira? Ni ukuvuga umwuka w'Imana wamaze kumuvaho agaterwa n'imyuka mibi. Uyu rero Korneliyo yari umuntu w'Imana usenga Imana,
ngo mu agasenga yarafashe isaha ayishyiraho umuti baravuga ngo isaha ya saa 9 ntabwo izajya ishira, zaba iz'amanywa zaba iz'umugoroba, izo ni isaha niyo password nkoresha mvugana n'Imana.